akuye umunsi tugatangiriye hano hari uri mu mazi uko yari ari mu mazi mana yanjye undebere ni umuntu ku gice cyo hejuru ariko ahandi urebye wasanga ari nk'ifi navuga ko ari nk'amadamu samake navuga ko ari nk'umukobwa w'ifi dutangiranye hano mu mazi barakwereka hari urimo agenda nyine arimo aca ruguru ku mazi yararebye arikanga ati toka dayimoni hari ukuntu ureba ibintu nyine ugasanga ibintu urebye ntago nyine ukikanga gufata ibintu ntago ari bibaho ni umukobwa w'ifi ni umukobwa igice cyo hejuru ni umuntu ikindi urebye ntago ari umuntu ibi bintu nanjye bwa mbere mbibonye ariko uyu wakagiye ku mazi yarabibonye nyine hari ukuntu ubona ibintu ukikanga wabibona nyine ukagira ubwoba wabona ibintu ukumva umutima ukuvuyemo ukumva mbese ubwenge buragiye ukumva urahindutse ariko uko uwo mukobwa aryamye mu mazi agaramye mu mazi barakwereka hari undi wari urimo aza hakuno y'amazi aje koga ibi bintu murabizi hari umuntu hasi aba ari igice aba nko mu mazi ugasanga igice kimwe cyo hasi ni ifi ariko ikindi gice cyo hejuru ntago ugasanga ni umuntu uyu nguyu yararebye aravuga ati uriya muntu ugaramye mu mazi byagenze bite uriya muntu ugaramye mu mazi se afite ikihe kibazo uyu yararebye amaje kureba nyine nawe ndakeka ugiye koga ukabona umuntu mu mazi nyine ugiye kogera hepfo ye murabizi abogera mu migezi hari abogera muri za Nyabarongo wa muntu we ndagusaba ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano uze gukanda subscribe nawe ndagusaba ngo nkundire ngo ukarebe paka tukarangize turebe se biri bugende bite uyu ariko uko yabibonye we yagize ubwoba yikanze hano wibuke hari undi mugabo waruje kwitera amazi nyine murabizi biba biri ngombwa yaraje koga yaraje nyine kwidumbaguza arabazi gukubita amazi harabazi numva babyita ngo no kuyakema we ngo no kuyakekemba hano uyu nguyu nyine yaraje kuyakema yaraje koga nawe usanze umuntu mu mazi ugiye koga ugiye nko kogera wenda tuvuga urugero mu mugezi nk'uyu ugasanga umuntu agaramye mu mazi uba ugomba kujya kureba nyine ukabati uriya muntu byagenze bite ariko niba mwabibonye neza uyu mukobwa arihindura ariko n'uyu yagize ubwoba ibaze nawe ugiye koga wagera mu mazi noneho ugasanga umuntu agaramyemo uzi ibyo uko byagenze ukibaza wari ugiye koga wagira ubwoba ahantu wagira ubwoba byagucanga uyu nguyu nyine yateye intambwe yigira imbere mwene nk'umugabo murabizi abagabo nyine umugabo ngo bajya bavuga ngo umugabo ngo unywe igikoma ngo ntago yumva igikomye mu nzu ariko uyu yaraje nyine yihagararaho nyine afunga umwuka hari ukuntu umuntu afunga umwuka akareba nyine akabanza agashishoza yaraje arareba ati uyu si umuntu afata utuzi ashaka kunama afata utuzi arunama atangira kumutera amazi ati uyu si umuntu ariko nawe ubirebye iki gice cyo hejuru ni umuntu ariko hasi ni navuga ko ari ifi yararebye abate apo ati se niba ari umuntu agaramyemo ahamara iki niba ari umuntu aryamyemo hano amara iki ati se ubundi ubu yaba yageze hano gute nyine nawe hari ukuntu ureba ibintu yaracunze ngo abanza arebe yaribajije arebe ko nta muntu uri hafi hakuno ngo abe yamuhamagara baze barebe ati baze babaze uyu muntu impamvu yaba agaramye hano ngaha yaravuze ati ariko ndatinya umuntu kuyihe mpamvu ndatinya umuntu kubera iki nihe mpamvu ituma natinya umuntu bigeze hano ngaha yaraje nyine nk'umugabo abagabo twihagararaho abantu b'abagabo mukunda kwihagararaho nari nishyizemo ngo twihagararaho kandi igihe ntari we uyu nguyu nyine yahise areba akajya areba amazi agacekinga akavuga ati se uyu muntu koko ni ikintu kitumvikana urugero ugiye koga ugeze mu mazi usanzemo umuntu nyine usanze umuntu aryamye mu mazi nawe ibaza usanze umuntu uryamye mu mazi ushobora kwibaza ushobora guhita utekereza byinshi muri ayo masaha ukibaza ati si uyu muntu yageze hano gute uyu muntu byagenze bite uyu nguyu yigiye imbere nyine yigira imbere nawe arareba ati uyu muntu ni muzima nta kibazo afite yahise afata utuzi nyine aramutera ngo arebe ko ari muzima arebe ko akoma yamuteye amazi tuzi umuntu utumva amazi ni gatiki tuyu muntu bite by'ubundi uyu muntu gahunda ze nizihe
yaba ari muzima cyangwa bamwishe. Yatangiye kubitekereza, yewe amazi arongera aramutera. Mu kumutera amazi ariko ntago ari guhindukira, ntago ari kwinyeganyeza, ntago ari kwizunguza. Ariko niba twagatangiranye neza, wabibonye yuko ari umuntu igice cyo hejuru, igice cyo hasi noneho akaba ari ifi. Ibyo mwabibonye. Uyu yarakomeje yigira imbere nyine ngo arebe ko yaba ari umuntu arebe ko yaba ari umuntu ukoma. Nubwo yigira imbere nyine afite ubwoba, ari ukuntu ujya kwigira imbere wa muntu wajya ureba ahantu ukavuga ati nsanze atari nk'umuntu akahita ahinduka ntacikiraye. Ugatangira ukabara nyine ukabatereka nshyire kuri ekeri ku buryo nabona aho ncikira barakwereka. Uyu nguyu yaraje akomeza kwigira imbere, aramubwira ati yewe muntu, ati yewe muntu, ati yewe muntu ariko hano ntago ari kumva. Ariko wibuke uyu musore uri hano ngaha we yabibonye igihe yacaga ku rukombe hejuru, warahari ari kureba, ari gukurikirana. Uyu mugabo nawe yarakomeje aribaza, ariko uyu muntu ubundi kugira ubwoba bw'iki? Uyu muntu ni muzima, uyu muntu aravuga, arareba, arakoma bitebye. Ati bitebye. Umugabo yigiye imbere, mu gukomeza kwigira imbere akomeje kureba niba nyine ari bubyuke, akomeje kureba nyine niba ari buze uyu nguyu kuba yavuga cyangwa se yakoma. Akaba yamuvugisha akamubaza impamvu yageze mu mazi. Yaramubwiye ati muntu uri mu mazi, ati yewe hari ukuntu nyine umuntu usakuza ati umuntu uri mu mazi byuka, ati va mu mazi, wageze hano gute? Yatangiye kumubaza ati wageze hano gute, wageze mu mazi gute? Ati nagufasha se, ati nagufasha. Uyu uryamye mu mazi yaramubwiye ati se, ati nageze hano gutya, ati nageze hano gutya. Uyu nguyu yahise nyine avuga ati wageze hano gutya, uhagejejwe nande? Ati cyangwa n'abantu bakuzanye barakuniga se? Ati ni abantu baba bakunize. Ati duhamagara inzego z'ubugenzacyaha zize zibatware. Ati nsobanurira uburyo waba wageze hano hantu. Ariko nubwo ari kumubaza, nubwo ari kugenda amubaza nyine ibintu byinshi, uyu ntago ari kwihutira akamusubiza, ari gucishamo akamwihorera. Wibuke ni umuntu igice cyo hejuru, ariko icyo hasi arihindura, yigira ifi. Ni ibintu mwabonye. Uyu yarakomeje aramubwira ati ariko ubundi kutari kuvuga, ati bite byawe? Ati kutari kuvuga, hari uwaba yakunize noneho akaguta mu mazi? Ati nimbwira niba hari uwaba yakunize. Uyu nguyu yakomeje nyine kumutera amazi. Ati vuga yewe, ati vuga, kutari mumbwira bite? Ati konzi kuri kumva kutari kuvuga. Ari kuvuga uyu nguyu ari kugerageza kumubaza amagambo menshi wakavuga make. Ari kumubaza amagambo menshi akavuga make. Hari abantu bihindura nyine ugasanga arihinduye, ugasanga yigize undi muntu. Noneho ugasanga nyine ibi bintu bikunze kubaho, ugasanga umuntu igice. Uyu nguyu yaravuze ati reka nguterure mu mazi. Uko yakateruye yafashe hano inyuma, ariko kubabizi guhera hariya hasi ari kugenda afata n'ifi, ntago ari umuntu yaje guterura. Ahita avuga ati ako wampaye amahoro ubundi, ati waretse kumbongamira. Uyu nguyu biramucanga, nawe hari ukuntu wumva ibintu ukikanga. Yaragiye kumuterura ngo abe yamukuramo. Yaramubwiye ati reka nguterure nkuhanike hano ngaha ku mucanga kugira ngo umere neza uvuye mu mazi. Atuzi ko iyo ugumye mu mazi cyane ubora. Ngo yaramubwiye ati gendeka, ati nta kibazo. Ariko mwabibonye mwabantu, arihindura. Yaramubwiye ati nta kibazo, ati ngiye nyire ndekera hano ngaha, ati nta kibazo mfite. Ati ndetse ati ndekera mu mazi unsanzemo, none uri kuzumbwira ngo nkuremo. Uyu nguyu yarekanze. Aramubwira ati uyu muntu, ati wewe nuko utize wenda biology, ati nkatwe twize twiniti, ati tuba dusobanukiwe byose. Ati iyo umuntu aryamye mu mazi igihe kirekire aba yabora, akaba uruhu rwe rwakwangirika. Ariko uyu mukobwa ntago ari kubyemera. Uyu umugabo ari kumubwira ati twebwe twize bya biology twasobanukiwe, iyo umuntu atinze mu mazi cyane uruhu rwe rushobora kubora cyane, ugasanga igice cyo kiraboze. Ati va mu mazi,
ati va mu mazi wana, ati uze hano ngaha ati wakwiryamye mu twazizeho ubwo, ati cyangwa niba ushaka koga ukaba wakuramo imyenda nyine ubwo ukareka kuryama hejuru mu mazi, ukareka kuba wareka nyine, ukaba wareka kuryama mu mazi igihe kirekire, ataho kugira ngo uryame mu mazi uziko waba uri kuyaferingamo, urimo woga widumbaguza wishimisha, mbese kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bugende neza. Namubwiye ati kuba ndi mu mazi nta kibazo mbifitemo, kuba ndi mu mazi nyine ndi kumva njye kuri njye bitambongamiye. Uyu nguyu yaramubwiye ati ariko ibyo bintu simbyumva pe, ati ibyo bintu simbyumva, vayo ngo ukure mu mazi wicare hano ngaha umbwire uburyo byagenze, umbwire uburyo wageze hano mu mazi. Ariko nubwo ari kurwana nawe akurura, nubwo ari kurwana nawe ahatiriza ashaka kumukuramo, murabizi uyu nguyu navuga yuko njye atari umuntu, ni umuntu wihindura, ni umukobwa w'inzoka, umukobwa wihindura inzoka mu mazi. Uyu nguyu yarwanye nawe ati vayo yewe, ati va mu mazi, ati wavuye mu mazi koko. Yaramubwiye ati njye ntabwo nshaka kuva mu mazi, ati ntabwo nshaka kuva mu mazi. Uyu nguyu yaribajije ati se uyu mugabo yaribajije ati se uyu mukobwa ndi kubwira ubundi ubu nawe wabitekerezaho, uri kwingingira umuntu kubwira ngo ntave mu mazi ariko ntabwo ari kukumva. Uyu yaravuze ati aha niba udashaka kuva mu mazi se ibyo birakureba, n'ubundi ni ubuzima bwawe uraba uri kwangiza, se ni njyewe uraba uri kuba wakwangiza ubuzima bwawe. Ati ubundi amazi nk'aya umuntu ayakinamo ari koga, ati kandi ikindi aya mazi nta nubwo dupfa kuyogamo, aya mazi arimo imisundwe. Aya mazi uko ari kugenda bivuga nyine, wibuke hano hari uwabibonye nyine yikanze, hari uwabibonye uvuga batarabona, hari uwabonye. Uyu nguyu nubwo ari kwinginga ati aya mazi ndagira ngo nkubwize ukuri, ushobora kuyatengamdamo gutyo ugasanga umusungura kwinjiye. Uyu mukobwa aramubwira ati umusungwe se, ati umusungwe ntacyo wantwara, ati umusungwe ati ubwo umusungwe wantwara iki? Ariko uyu wabibonye ku buryo yihindura, uyu nguyu wabibonye uburyo uyu mukobwa nyine agerageza akihindura, akageraho nyine we yagize ubwoba nyine, arareba nyine hari ukuntu ureba ibintu ukarivuga ati ndareba aho biri burangirire tu, ati ndareba aho biri burangirire. Uyu mugabo nyine yakomeje kwinginga aravuga ati nk'ubwo hagize ikikujomba ubundi sinjye waba uri kurushya we, ati sinjye waba uri kurushya. Uko yamukamukuruye ariko ntago yamushobora nyine. Urabona ni umukobwa wigagaritse, ariko ngo mubizi neza igice kimwe ni umuntu, ikindi ni ifi. Igice kimwe ni umuntu, ikindi ni ifi. Uyu mugabo yararebye aravuga ati amaye ibyo mbonye noneho, ati se wakuzaniye icyo kurya wakirya, ati wakirya, ati wakuzaniye icyo kurya wakirya ukaba wava mu mazi. Uyu mukobwa nubwo aryamye hano yaramubwiye ati nagerageza, ati genda ukizane ndebe. Ariko uyu mukobwa igice kimwe wa muntu ni umuntu, ikindi ni ifi. Uyu nguyu yaramubwiye ati reka nze nikoze hano ruguru nze kureba ko nagira ikintu muzanira nuko ava mu mazi, ati cyangwa ati ndagiye kugura imineke, ninyizana ukanga kuyirya ndahita nkwamagara inzego z'ubuyobozi zibishinzwe zize kuba zagukura hano hantu, zibe zizagukura muri aya mazi. Dore yuko aya mazi ari mabi, aya mazi abamo imisundwe. Uyu yakomeje kugenda yibaza ati ariko ati uyu mukobwa ubundi ni gatike, umukobwa foromyate. Hari ukuntu umuntu agenda ari kwiyumvira nyine yibaza ati uyu muntu ni gatike, umuntu aforomyate. Ariko uko babikwereka hano ku ruhande, we hari uwari uri kubacungira hafi ari kugenda areba, hari urimo agenda acunga nyine, acunga areba ibyo ari byo. Ariko uyu uri gucunga ndakubwira ngo nuba afite ubwoba, yagize ubwoba. We yarakomeje arangarira uyu mukobwa, areba wa mugabo uburyo ari kugenda. Ariko uyu mukobwa niba mwabibonye, niba twatangiranye neza, niba wahanze amaso ukareba neza, uyu mukobwa arihindura nubwo uyu mugabo atabizi. Uyu mukobwa nyine yasigaye mu mazi, uyu mugabo akomeza kugenda nyine, akomeza kugenda yaravuze ati reka nze nkuzaniye icyo kurya ariko ube wava muri aya mazi ni mabi. Akomeza kumubwira ububi bw'aya mazi, ibyo yamubwiraga agiye kumushakira imineke.
wa mugabo nyine yaranyonyombye arazamuka, ibaze nawe gusanga umuntu mu mazi ari nkawe bibayeho samples, ari nkawe bibaye wajya koga ugasanga umuntu mu mazi. Barakwereka uyu nguyu ko ari hano, Yesu atera wa wundi aramuhamagara aramurembuza aramubwira ati vaho nkubwire yewe. Yesu agenda asatira wa mugabo, akomeza kwegera wa mugabo kugira ngo nyine amubwire ibyo yabonye. Uyu mugabo nyine baramuhamagara ati vaho mbe nakubwira. Nawe urabizi hari ukuntu ubona ibintu ukavuga ati sinabyihererana, sinatinya kubivuga. Uyu nguyu yaraje aramubwira ati ubundi ugeze hariya gute? Ati uriya muntu uri mu mazi uburyo ameze? Ati suriya? Ati uriya we? Ati suriya si umuntu tuvuganye? Ati si umuntu tuvuganye. Cyangwa ahita amubwira ati uriya ni ifi ntabwo ari umuntu we. Ati ni madamu samaki. Ati ntabwo ari umuntu. Uyu nguyu ahita amubwira ati ataba umuntu we. Uyu nguyu aramubwira ati ushatse kumpakanya se kandi? Ati ni ibintu niboneye. Ati njye nkubwije ukuri. Ati naje kare ndi gutambika hano ngaha. Ati uriya muntu ni ukuri kw'Imana. Ati yihindura madamu samaki. Ati njye nabibonye. Ati yinaze hejuru arangije aritunda. Mbona ahindutse, mbona igice cyo hejuru ni umuntu, igice cyo hasi ni ifi. Ati ndarahiye rwose. Ati uriya ntabwo ari umuntu. Ati ntabwo ari umuntu. Uyu nguyu yahise amubaza ati se ati ubundi wabibonye ryari? Ati wabibonye? Uyu yaramubwira ati njye ntabwo wananze kugera hano ngaha muri zino karitsiye, nahageze imbere yawe, njye nabibonye ni madamu samaki, ntabwo ari umuntu. Ati utashaka kumaganya. Ati nabyiboneye rwose. Ati ahubwo utongera gusubira hariya hantu. Ati uriya mwari muri kuvugana. Ati ntabwo ari umuntu pe. Ati naje ndi gukata hano ngaha. Ati ndaza hari ukuntu nyine ubwira umuntu sakumve. Ati ndaza ngeze hariya mbona yinaze mu kirere, hejuru ni inzoka, hasi no igice cyo hejuru ni umuntu. Ati none ndi kubikubwira ukampakanya. Ati ahubwo utongera gusubira hariya hantu. Tutongera rwose. Ati kuko uriya ntabwo ari umuntu usanzwe. Ati suzi babandi birwa baravuga ku mateleviziyo. Ati uriya nawe ni kameze. Ati arihindura pe. Ati arihindura ushobora kugerayo ugasanga ntawe uhari. Uyu mugabo nyine aramubwira ati wana izo habaje uvana ukumbisha. Urabona ndi umuntu ubeshywa nawe? Ati reka wana si ukampeshe. Ati si ukandagiresha. Ati si ukampeshe. Ariko ntabwo ari kumubeshya, amubwije ukuri. Usibye yuko nyine hari ukuntu ubwira umuntu ugasanga atanumva, ukabwira abantu cyangwa se ukabwira umuntu ugasanga atumva, ugasanga nyine ibyo umubwiye utabyumva. Ngo yaramubwira ati reka wana. Ati uriya ni umuntu ubwo n'ikimenyimenyi. Ati icyo bugumye aho ngaho. Ati ngiye kumugurira imineke nze kuyimushyira ari buze kuyirya. Ariko barakwereka uko yagakomeje kuryama mu mazi, uko yagakomeje kugarama mu mazi. Wa mugabo baramuburiye, baramubwira ati uriya si umuntu muri kumwe inshuti y'Imana. Ati uriya hari ahantu wari ugiye kogera havuye ahandi. Ati utanasubirayo. Ati uriya muntu arihindura. Uriya muntu ni umuntu mubi. Uriya muntu yakugirira nabi. Barakwereka nyine uyu nguyu yavuze ngo agiye kuzana imineke, ngo agiye kugura utubuto ngo aze ngarye nyine abe yava mu mazi. Ni umuntu atazi, undi amugiriye inama. Ati uriya si umuntu muri kumwe yewe. Ati mwihorere. Ariko yanze kuyumva, wanze kumvira, abona ijeri. Reka dukurikire turebe. Yaje aza kwa kundi, aza asanye imineke, tuze kureba biragenda bite. Yaje nyine amuzaniye imineke, yamubwiye ati ndibuze kukuzanira imineke none ube wava mu mazi, ariko wibuke uyu umugiriye inama. Aramubwira ati uriya si umuntu pe. Ati uriya si umuntu. Barakwereka uyu nguyu yakomeje kwigorora, agenda yigororamo gake gake, agenda yigorora. Ariko murabizi igice cyo hejuru ni umuntu, hasi ni ifi, mwabibonye. Uyu yakomeje kwigira imbere, yigira imbere gake gake nyine nk'umuntu uzanye imineke, akomeza kuza gake gake yigira imbere. Yaje mpora aza gake gake. Wibuke uyu nguyu yamuburiye, yaraje ahita aravuga ati akukira kigabo ni igisazi. Kiriya kigabo ni igisazi. Barakwereka wa mugabo nyine
yaje nyine nk'umuntu uzanye imineke aza mpora aza atuje ari pose yigira imbere aramubwira ati ati genda umugabo uvuga ko ijambo nkarikomeraho wanyu ati urabona ntavuye kuzana imineke hariya ruguru urabona ntavuye kuzana imineke ati rero kugira ngo ubeho ati urabona ntayizanye myiza y'intugu ati ryaho nurangiza uve mu mazi utaza guhura n'ibibazo ati ryaho uyu mukobwa yanze kurya wibuka amutuma imineke ni nkaho yari yamubwiye ati mva imbere cyangwa se mva impande mva imbere wingeraho uyu yaramubwira ati wari uyintumye se ati tizi wari uyintumye ngikuzanire ati ubwo zikumpimye rero ubwo zikumpimye ati reka nze nkwereka uyu mugabo yatonoye uwa mbere arawurya ati iyi mineke uzi uburyo iryoshye watoye umwuka arya watoye umwuka arya ariko sinzi niba arya imineke simbizi niba ari bwayirye simbizi ariko uyu mugabo aramubwira ati utamike se aramubwira ati ntabwo nshaka kurya imineke kandi wibuke yari ayimutumye amubwira ati ariko sinumva uburyo ntuma imineke noneho nayizana ukanga kuyirya ati ni gute ntuma ikintu ati nkuzanire ukanga kuyirya ati reka nirire wana ati imineke iraryoshye ati ariko sinzi impamvu utarya ku muneke yari uwa mbere umugabo uwa mbere umuneke wa mbere awuvunira umuheto aravuga ati urabona ntawe umaze turabona hari icyo mbaye turabona umuneke wa mbere ntawe umaze urabona hari icyo mbaye hari ikibazo ngize ati we wariye wabaye iki wariye umuneke wabaye iki wariye umuneke yajugunye igishishwa ati uwa mbere ndawumaze ati uwa mbere ndawumaze we wariye umuneke urabiki yafashe igishishwa akijugunya ku ruhande aramubwira ati iyi mineke iraryoshye rwose cyorya umuneke akomeje kumuhatira kurya umuneke uyu yakwiyeyo uwa kabiri akurayo uwa kabiri nyine akomeza kuba yarya nk'abantu mwe abantu nk'aba ngaba bihindura babaho niyo mpamvu niba umuntu akubujije ati iki kintu usuka gikore ntukajye ugikora mw'abantu mwe kuko hari uba warabibonye ingaruka zabyo hari uba warahuye nazo ingaruka z'icyo kintu hari uba waranyuze wabonye icyo kintu niba mwabibonye wa musore yamugiriye inama yayanze ariko akomeje kumuhatira imineke yakuyeho umuneke ati reka nguwo umuneke ari kurye ati ntabwo nshaka imineke uyu nguyu nyine yakuye yarira aramubwira turabona ntarumyeho ati nawe kiracyo rya kumuneke ati kiracyo rya kumuneke mw'abantu ati kiracyo rya kumuneke hari ukuntu umuntu yanga kumva inama bamugira akanga kumva imburiro bamuburiye akanga kumva ibintu bamubwiye uyu nguyu nawe niko yabigenje wibuke bamubwiye ati waretse koko aturiye akari madamu samaki ese niwe koko mwabibonye bwa mbere uburyo yitunze mu maso akinaga uyu nguyu yakomeje kwirira umuneke aramubwira ati sha ati iyi mineke iraryoshye ati reka nirire imineke ubundi nkwihorere wana ati wariye imineke urabiki ati uriye umuneke wabiki ubundi yakomeje kubyibazaho yibaza impamvu atari kurya umuneke ariko uyu atangiye gutekereza kuri bya bindi ati ni ukubera iki umukobwa atari kurya umuneke wana ati ni ukubera iki uyu mukobwa ataba ari kurya nyine ku muneke yatangiye kubitekerezaho mu mutima yaribaje ati wariye baso y'umwe rya kuri uyu nguyu ati rya kuri uyu umwe rya kuri uyu umwe wumva uburyo imeze ati ngiye imizi ibiri ndayirangije ati rya kuri uyu umwe ati rya kuri uyu umwe ubundi unave mu mazi we ati rya kuri uyu umwe cyangwa wicare hariya ku ruhande ube nyine warya ati reka nze nyigushyirire ku ruhande noneho ube waza warya umuneke ati vuba wicare hariya ku ruhande aturaza wicare gutya yamweretse uburyo aricara aturaza wicare hano ku ruhande nurangiza nyine ube warya umuneke icyo si ikintu cyoroshye aturaze wicare gake gutya wicare hano ku ruhande noneho uve mu mazi ubone kuba warya umuneke ati kuko kurya uri mu mazi ni ibintu utashobora kuko kurya uri mu mazi ushobora gushituka wawutayemo
washiduka wawutayemo akiva mu mazi uze wicare hano ku rukombe. Ariko uyu nguyu nawe atangiye gukemanga, atangiye kwibaza impamvu uyu mukobwa atari kurya umuneke, ari kwibaza ni iyihe mpamvu. Yatangiye kubitekereza mu mutima, ni ukubera iki uyu mukobwa atava mu mazi, ni ukubera iki uyu mukobwa atari kubuja. Ndagusaba niba ari ubwa mbere ugeze hano uze gukanda subscribe kugira ngo video nk'izi nkomeza gukora uzajya urushaho kuzireba. Iyo nguyu yatonoye umuneke aramubwira ati rwose vayo wicare hano ngaha uzurya umuneke nta kibazo, urawurya gake gake gutya, urabigenza gutya, urawurya nyine urawutonora gutya. Noneho ari kumwigisha nk'uri kwigisha umwana, navuga ko uwo mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri. Yaramubwira ati uri buze utonore gutya wicaye hano, ariko nurangiza urume gutya, atakira cyo rya. Uyu nguyu aramubwira ati ongera cyo rya, ahubwo ari wongera ntabwo nshaka kurya. Yaraje akurayo umuneke, arangije aramuha. Ubwo yakamuhaye umuneke nawe undebere, yakuyeyo umuneke arangije nawe arawumuha arawurya. Wibuke umuntu igice cyo hejuru ikindi cyo hasi ni ifi. Uyu akomeje kubacungira hafi, akomeje kureba nyine amaherezo yabyo aho biri bugarukire. Nubwo amuhaye imineke ku ngufu ntabwo yayishakaga, ntabwo nyine wabonaga nubwo ari kuyirya ntabwo yarayitayeho. Barakwereka yamaze kurya umuneke ahita yigaragura, urebe yarigaraguye. Undebere nawe undebere, yahise azamukamo. Undebere, reba amaboko, reba iki, yahise azamuka. Uyu yahise amwiyereka igice cyose. Uyu yagize ubwoba, ari nawe wagira ubwoba. Ndebera kibuno nta maguru, wa wundi wacungaga yaguye igihumure yikubita hasi. Uze gukanda subscribe